Abantu benshi bibaza niba Imana yumva amasengesho yabo. Ubitekerezaho iki? Irayumva rwose. Nanjye ndabyemera kuko ariko Bibiliya ibyigisha. Reba hano muri Zaburi ya 65 umurongo wa 2. Wowe wumva amasengesho, abantu b'ingeri zose bazaza aho uri. Uyu murongo ugaragaje ko Imana ikora iki? Ugaragaje ko yumva amasengesho. Nibyo rwose. Imana itandukanye n'abantu b'abayobozi batabona umwanya wo gutega abandi amatwi. Nkurikije ibyo tumaze gusoma, hari ururimi Imana yifuza ko tuyisengamo? Ntekereza ko ntarwo. Ibyo ni ukuri. Uyu murongo wagaragaje ko Imana yumva abantu b'ingeri zose. Ni ukuvuga abantu bavuga indimi zitandukanye. Ururimi wasengamo rwose wayibwira ibikuri ku mutima, ikakumva. Ni data kandi yumva buri muntu wese ku giti cye. Iyi Bibiliya isobanura byinshi ku byerekeranye n'amasengesho. Nimba wifuza kuyisoma, nayigusigira. Yego. Ubutaha ningaruka tuzareba ibintu dushobora gusengera. Nzagaruke ryari?